kugira ngo icyo gihango uzagisenye uzagitatire. Rero umwana w'umukobwa we ntabwo rwose igisubizo kiri muri abo bagabo, muri abo bashugadadi, ahubwo igisubizo kiri mu kwitonda, mu kwihangana, mu kumenya ibihe by'uri, mukabyitwararika, ukavuga uti reka ntegereze, ibyiza biri imbere. Waba ukijijwe nicyo kizagufasha cyane. Udakijijwe umenya Imana ukayizera, nuko ntacyo uzayibura, ntacyo nayiburanye, ntacyo nayishinja. Ibyo byose byo nifuza gukorera mama cyangwa arumuna ba nabigezeho kandi ntiyandaritse. Abantu bose bo twabanye nabahamya, ari hano mu Rwanda, ari mu mahanga, nabigezeho ntiyandaritse, ntawe ntunga urutoki nguriya mukobwa, nguriya mugabo, nguriya mushuga. Umumama rero wubatse, reka tubasuhuze mwese abadukurikiye muri uyu mwanya, tubasabire umugisha w'Imana. Dushimye Imana ko ari umubyeyi w'imbabazi. Nge ndikuzo Emi, tubana kenshi mu biganiro bitandukanye, suko ndi intyoza, suko nzi kuvuga, ahubwo ni umugisha cyangwa se n'ubuntu nanjye mba nagiriwe. Nshimye Imana rero ko twongeye kubana. Ndashimira mwese abo twabanye mu bihe byatambutse. Wowe wakoze subscribe, Imana igumugisha. Nawe utarayikora uyikore kugira ngo bize kuduhera hamwe umugisha, kuko turi buze gusangira iby'agaciro gakomeye. Hanyuma rero niba ukunze iki kiganiro ukore like, hanyuma inkunga ikomeye ni ukugisangiza abandi badukurikiye, cyangwa se inshuti mubana mu buzima bwa buri munsi, mu muryango, mu mukorana no mu banyeshuri, cyangwa se mu bandi bantu ba buri munsi. Ntabwo ndi njyenyine rero, ndi kumwe n'umuganwa Jori ari buze kudusuhuza. Birumvikana ko atari ubwa mbere mu mubonye, cyangwa se n'umunye ari ubwa mbere, reka yivuge, hanyuma tuze kugirana ikiganiro kitarambiranye kiri buze kugufasha nanjye kikamfasha. Karibu. Akoze cyane Emi. Yesu ashimwe bakundwa, Kristo Yesu akuzwe. Shalom shalom, amahoro abe kuri mwese. Mbasuhuje mu izina rya Yesu, nejejwe no kongera kuboneka hano. Nkuko yababwiye amazina yayavuze, sinzire irindi ryo mba ndi buvuge ko yayarangije. Cyetse nongeyeho ko yakunze kunyita mama Ganza, kandi n'icyubahiro ndetse n'ishema Imana yampaye. Ndabakunda rero, nkunda ko muri abantu b'umumaro, muri abantu b'umugisha kuri twebwe, muri abantu mugaragaza ubufatanye, muri abantu mujya mugaragaza ko mudukurikira, ibitekerezo mutanga, comments, subscribe, mwakoze, ibare tuba tuyibona ukuntu mugendamo uzamuka. N'ukuri ibyo ni bidushyigikira bikatwongera imbaraga, tukumva hari impamvu yo gukomeza muri uyu murimo tudacitse intege. Muri imbaraga zacu, muri abantu b'umumaro, n'ukuri mukomeze mugaragaze uburyo mukunze ibiganiro, mukomeze mudushyigikire kugira ngo natwe twumve tutaguye isari, dukomeze twumva ko dufite abo Imana yasetinze hariya cyangwa yadushyiriyeho kudushyigikira. Uyu murimo tuzawukomeza twumva turyoheye kandi tworoheye. Rero nk'uko yabivuze, turi kumwe kandi turi buganire icyo Uwiteka yagennye ko tuzaganira, nicyo turi buganire kandi kiri butugirire umumaro. Imana ibahe umugisha mwese abakunzi ba Team TV. Amen. Hanyuma hari n'ikiganiro gifunguye kiza kugarukamo byinshi bitandukanye, ariko cyane cyane kibanda ku bamama n'abakobwa, kubera ko nibo basa naho bafatiye isi runini. Buriya umugabo uvuka agakura, iyo yibagiwe nyina aba afite ikibazo. Kuba rero azirikana nyina, ni nako yakaba azirikana abashiki be, kuko nabo bazaba nyina w'abandi. Uko abazirikana rero, ni nako yakaba yazirikana abana b'abakobwa bato b'umuturanyi. Hanyuma uyu munsi rero mu kiganiro turi buze kugaruka cyane impamvu twibanda ku bamama n'abapapa, ariko turi buze kwibanda ku ijambo risa naho nanone rivugitse nabi, ubwo abantu bahise bikanga. Ni ijambo ribishye kurivuga, ijambo rivuga ngo shugadadi. Ijambo ribishye pe, ribishye. Turi buze kwibandaho cyane. Abakobwa benshi n'abagore benshi tuzi ko ari abantu nanone bakunda kuba bafite amafaranga, niko benshi bavuga, kuko bakeneye gusa neza. Hanyuma rimwe na rimwe bakavuga ko abakobwa
benshi bashobora gufata umwanzuro kubera ko abona akennye cyangwa adafite ikintu akemera n'uwo shugadadi, hanyuma wajya kubona ukabona umusaza w'imyaka 60 cyangwa 55 hagati aho afite umwana ungana n'umwuzukuru we. Mama Ganza, ibi byakunze kuvugwa kenshi aho na leta yacu yumwe yakunze guhiga bukware abantu b'abagabo cyangwa se abasaza bagaragara muri ibikorwa, cyane cyane ko hari nibwo batera abana bato amada, kandi ugasanga rimwe na rimwe atari uko umwana mukunze, ahubwo yabitewe n'ako kantu ko gushaka gusa neza no gusa n'abandi. Abo bavugaho rero usanga ko uruhare runini ruturuka ku bintu twakwita social media, aho umuntu ashobora, umwana w'umukobwa ashobora kwitegereza umuganwa jori akabona asa neza, hanyuma akifuza gusa nawe, akifuza kwambara iyo shati nziza wambaye, iyo saha nziza wambaye nta handi hantu ari buyikure, cyangwa se akifuza gusohoka abona nta muntu w'umusohokane, ku buryo rimwe na rimwe usanga byarateje abahungu ibibazo. Abahungu bavuga ati mfite fiance ariko ndamukeka, mfite umugore niba ari umugabo ariko ndamukeka, kubera ko bigaragara ko hari ahantu ashobora kubakura utuntu dushobora kumugira neza. Hanyuma rero Mama Ganza nk'umubyeyi, nk'umukobwa, afite inama zitandukanye, ariko ndibuze kumubaza niba nawe azi neza ko iki kintu kibaho cyangwa se n'abacyumva muri societe. Mu kiganiro kitarambiranye turibuze kugirana rero kuri kamera, Mama Ganza ni karibu. Wakoze cyane nk'uko wabivuze, cyo ni ikintu gikomeye cyane, kibi cyane, ariko cyugarije isi n'igihugu cyacu kirimo. Ni ikintu nzi ko kibaho, ni ibintu njya numva ko birahari, njya mbyumva ko bihari, ariko ni ikintu kibi, ikintu kigayitse, ni ikintu umuntu wese atakifuje ko yumvamo mwene wabo, yumvamo se wabo, yumvamo se, yumvamo nyirarume, yumvamo musaza we. Ni ikintu kigayitse cyane. Birahari ibyo bintu, kandi ibyo bintu byangije urubyiruko. Ni ukuvuga rero ngo ikibiteye byose, inkomoko y'uwo mugabo ubwe barinze bita shugadadi, inkomoko y'ako kana k'akobwa kakaba yari nka kuzukuru ke, kaje kagahura nawe bikarinda ubwo yitwa shugadadi. Inkomoko yabyo byose numva ari ukutanyurwa. Numva kutanyurwa ariyo nkomoko y'ibyo bibazo byose. Ni ukuvuga ngo uwo mushugadadi byanga bikunda afite umugore, afite abana, ariko yahagurutse asiga umugore, asiga abana, asiga cya cyubahiro cye, asiga ka gaciro ke, asiga aremera aragenda, bigera ubwo yitwa shugadadi. Numva byaraturutse kutanyurwa, byaturutse kutanyurwa n'urukundo ruri hagati ye n'umugore we, kutanyurwa n'ibyo umugore wamukorera, kutanyurwa n'ibyo abonera mu rugo rwe, kutanyurwa n'umugore ubwe we yashatse, uko asa, uko ameze. Urumva ikintu cyabaye, yahuye n'uwo muntu, barashaka, nyamara yamushatse amukunda, yamushatse ari mwiza nk'uwo mukobwa, yamushatse asa neza nk'uwo mukobwa, yamushatse abona ameze neza, amwishimiye, ntawamumushingiye ku gahato, ariko kubera kutanyurwa yaje kwisanga ibyo yabonaga byose yaribeshyaga, bikaza kumuviramo kujya gushaka wa mwana w'umukobwa. Bishobora none gukomoka kuba akunda umugore, akamukunda, akamuha agaciro, akaba anyurwa n'ibyo umugore byose amukorera, ariko gusa akikanga kamere, cyangwa se kamere uko nabyita, akaza kwikanga kamere yamurushije imbaraga, akaza kwisanga yagiye gushaka agakobwa gatoya. Nyamara mu rugo aranyuzwe, arakubwira ati nkunda umugore wanjye cyangwa umukobwa wa mabukwe, ni umugore mwiza, ni umugore wuzuye indangagaciro, ni umugore witonda, ni umugore wiyubaha, ni umugore unyubahisha, ni umugore urimo byinshi byanjye nkunda kandi nishimira.
ariko sinzi rwose nanjye ubwanjye ntabwo nzi cyanteye kwisanga ndi kumwe n'uriya mwana w'umukobwa. Ndamukunda nawe kumureka byarananiye. Nahuye nawe bwa mbere bigenda gutya na gutya, twahuriye ahantu senda mu kazi, ese twahuriye mu ki, naje kwikanga byananiye nikanga n'abaye inshuti ye, nikanga byananiye kumureka. Hari abo tugira inama, atugisha inama, hari abo twumva abandi bagiriye inama, ugasanga umuntu aranyurwa n'ibiriwe mu rugo, aranyurwa buri kintu, ariko kamere yamurushije imbaraga, yikanga nyine byamugendekeye. Rero navuga ngo birahari, ariko ni umuco mubi cyane. Ni umuco udahesheje Imana icyubahiro, ni umuco udahesheje umuryango wawe icyubahiro, ni umuco utaguhesheje icyubahiro wowe ubwawe, ni umuco utaguhesheje icyubahiro naho ukora. Muri make ni ikintu kikugayishije, ni ikintu cyuzuye umugayo mwinshi cyane. Kandi mu by'ukuri mu migaragarire yawe uri inyangamugayo, uri umuntu utakabaye uri muri ayo manzaganya. Emiye bivuze neza, ibaze icyo gihe wowe n'umwana wundi, ariko ibaze wowe niba ufite umwana ungana nawe. Ko abenshi babikora usanga afite umwana ungana n'uwo mwana w'abandi uri kumwe nawe. Ibaze rero wisanze ari umwana wawe, ari we bibaho gutyo. Ibaze agahinda wagira ukuntu kangana, ibaze uburyo wababara. Ariho nigeze kuvugana nawe, arambwira ati se ni umukobwa n'ubundi nicyo, ariko reka nkubaze, ubona abo bana b'abakobwa bo mwangije, ubona icyo baremewe? Imana yamuremye afite destiny ye, yamuremye afite icyerekezo cye, afite ahazajya, afite uwo azabana nawe, kandi ubundi ntibizamukuraho kubana na wa wundi, kuko muri kumwe ariko by'agahe gato. Ufite umugore, ufite abana, nta nubwo uri umusiramu byibuze wemerewe kurongora 1, 2, 3 bahuye n'ubushobozi bwe n'imyemerere ye. Ntabwo bizashoboka kubana na mwana w'umukobwa. Ese ubwo urumva utari bumwangiriza urushako rwe? Urumva utari bumwangiriza ejo he hazaza? Ibaze yagezeyo agasanga ibyo umukorera ntabwo ari byo wa mugabo mukorera. Urumva atazaguhangayikisha? Urumva atazasubira inyuma akifuza yuko mwembi noneho ababera umugore? Ese ku burwayi bubaho bwo ntunabutekereza? Kavuga uti uyu mwana w'umukobwa mpura nawe ashobora guhura n'abandi. Ese noneho ejo bwo yashatse, ibaze yashatse agahura n'undi muntu hirya yawe n'umugabo we, mwembi mwaripimishije, nawe ubwe yarapimwe, umugabo yarapimwe, muri bazima, ariko noneho ejo akazikanga yagiye hanze, mwembi akabazanira ubwo burwayi, nawe ukabushyira umugore wawe. Ese urumva atari igisebo cyukuye mu kintu gusa nakwita kutanyurwa cyangwa kutihangana? Numva rero navuga ngo ibyo bintu birahari, ariko biragayishije cyane, ntibikwiriye. Wa mwana zirikana yuko ufite umwana ungana n'uriya mwana wa mugenzi wawe urimo wangiriza ejo hazaza. Niba utanamufite, ibuka yuko mukuru wawe ashobora kuba afite umwana ungana n'uwo nguwo. Ibyo ukora byose rero wakabikoze uzirikana ko ufite umwana ungana n'uwo, cyangwa se ufite umwana wa mwene wanyu ungana n'uwo, nyamara hari byinshi wakifuje wifuriza wa mwana wa mwene wanyu cyangwa uwawe. Uza kubonanye n'uwe yaguhitana. Nibyo nibazaga. Nibyo namubajije umuntu wari wese udukurikiye ngo ese umwana we aramutse amusanze bimubaho yakwifata gute? Ariko hari n'abakubwira ati se ubundi umwana wanjye ko nyine abagereje icyo gihe ko ari umugore n'ubundi. Hari umuntu ukubwira ati n'ubundi nahise nzamushaka. Oya yararangiye. Urumva rero hari uwo byafashe ubwenge, wumva yuko kubera uko abikorera abandi yumva byararangiye n'uwe bimubayeho nta kibazo.
nta n'igikomeye ariko reka ni ubuzima bubi n'imibereho mibi. Ni ubuzima bubi cyane, ni umugayo mubi cyane, ni ikintu kigusuzuguza, kigutesha agaciro, ni ikintu gituma izina ryawe rita agaciro. Ariko mama Ganza, si abagore bose n'abakobwa bose, ariko benshi muri bo iki kintu baragikora, ngo abona byanze agafata umwanzuro cyane n'igihora kimusteresa akemera agafata ayo mafaranga. Ariko ndibaza mu mitekerereze ye nta ngaruka zirahari nyinshi cyane, zirahari nyinshi cyane. Nibyo nkubwira ko icyambere apfa mu mutwe, bigatuma umugabo we babana ntacyo aba akimubwiye ngo acyumve. Niba ari umugore ufite umugabo, apfa mu mutwe, bigatuma ijambo ryose umugabo avuze ari ribi, bigatuma ikintu cyiza cyose umugabo amukoreye ari kibi, buri kintu cyose gita agaciro kubera wa mushugadadi, kandi n'ibintu by'ubuntu bitamuvunnye. Urumva rero niho twigiye kuganirira kera, burya ikintu kitakuvunnye biragoye kugiha agaciro ko gikwiriye. Icyo kintu ni ukuri rwose, abantu bakimenye pe. Iyo ikintu utakivunikiye niho ujya wumva bakubwira ese ubundi kuki nabivuze ngo ikintu cyose kibiteye ni ukutanyurwa. Kuki utanyurwa n'ibyo ufite? Kuki utanyurwa niba mufite igare? Kuki utanyurwa n'igare ufite? Wicara iki uhangayikiye ibyo abandi ijosi rikarinda ari kuvamo urebuza ibyo? Why? Ahubwo genda iwe najya ku mavi bavuga Mana, narakwizeye, narakwiringiye, ngo hanze amaso uko wagiriye neza niko wangirira neza, aho unkuye naho ungejeje binyereka neza ko n'ikindi cyose cyo nakenera ejo uzakingezaho. Uwo nuzi Imana, kandi barahari nabo binaniye kwihangana kubera kutanyurwa n'iby'Imana yaguhaye, kutanyurwa n'aho Imana iguteretse, kutanyurwa n'igihe cyawe cyurimo bitewe n'icyo Imana nyine yakuremeye muri ibyo bihe yakugeneye, kutanyurwa. Ibi twenda tubigarukaho kenshi iyo dutanga message nk'izi, ntabwo ari uko tuba tubuze icyo dukora, tuba turi gukora umurimo utoroshye. Nanabibashimire kubw'uyu muhate utari ubusa. Reka tubihuze n'icyo bita agakiza cyangwa mu mwuka, kubera ko tugira amahirwe yo kuganira n'ubundi iyi channel turiho n'ubundi nyuza ivugabutumwa. So nkavuga rero niba n'ivugabutumwa rinyura hano, ni ngombwa ko n'ibiganiro dukora rimwe na rimwe twirefera kuri Bible, icyo birivuga, kugira ngo bidufashe n'iryo vugabutumwa turikore neza. Hari ubwo usanga wenda ntawe turi buze gutunga urutoki, ariko abantu bafite amafaranga, urumva wa musaza, wa mwana w'umukobwa si uko amukunze, amwubaheye amafaranga, rimwe na rimwe wasanga atanamukunze, atinya no kumupostinga, ahubwo agapostinga ibyo yamuhaye. Sibyo? Noneho rero niyo tugiye mu buryo wenda tugarutse mu buryo busa naho ari ubw'imyizerere tubamo, no mu rusengero umuntu ufite agaciro, umuntu ufite amafaranga, kuko ubona uri umugore wiyubashye, uparitse imodoka hariya, winjiranye kontake, wizunguza, uzasanga rimwe na rimwe babayobozi aribo baha agaciro, ari we bitaho. Urumva? Noneho ukavuga uti yewe muranaturenganya abibera mu mubiri no mu mwuka, niko bimeze. Buryo umuntu ufite agafaranga hari ubwo yubaho, atari uko yakabaye yubahwa, ahubwo kubera ko afite amafaranga. So nkavuga rero rimwe na rimwe iyo murebye wenda rimwe na rimwe mutanga message mu kubaka umuryango, mu kubaka itorero, mu gutegura ejo hazaza kw'abana cyangwa se kw'abajeni, musanga nta kibazo kirimo kuba n'ubukene. Tureke no kwifuza n'ubukene ubwabyo budateza ikibazo, ku buryo udatunze amafaranga ijambo rya rikaba rike. Arakoze cyane. Tugiye muri ubwo buzima busanzwe, umwana w'umukobwa kuba yavuka akisanga iwabo ari abakene, agasanga iwabo cyangwa ubushobozi ari buke, navuga ntabwo yaba impamvu yatuma umwana yiyandarika ngo arinde ajya muri ibyo ngibyo, ngo ni ukubera ko ari umukene ashakisha ubukire. Nkunda kubivuga kenshi, hari inzira nyinshi zo gushaka guhindura ubuzima, kandi zitandukanye nizo zo kwiyandarika. Bibabwira kenshi urubyiruko, ubwo ndabaje n'abana b'abakobwa, bibabwira kenshi urubyiruko, ushobora kugira utuntu twinshi tw'ukora dutandukanye twatuma iterambere ryawe rigaragara, twatuma ubona amavuta wifuzaga umubyeyi adashoboye kuguha. Urumva rero umwana w'umukobwa ntabwo umutari ukwiyandarika, ntabwo umutari ukujya muri abo bashugadadi,
ntabwo umuti ari ukujya hirya no hino kuhashakira igisubizo. Umuti waba kugushaka akazi, ugashaka akazi mu gihe utarabona akazi, feva y'Imana ikakubaho kubera ukuntu wiyubahishije imbere yayo n'ababyeyi n'abantu. Ubwayo feva yayo ikakubaho, anko akaza akaguha 10,000 utayimusabye, anti akaza akagusigira umwenda utawumusabye, indi akaza akaguha gift, kuri anniversary yawe ukabona gift, Imana ikakuremera ibihe byiza bituma ntacyo uzifuza. Ariko byose bituruka yuko ubutabihaye umwanya. Nje nababwira nanjye byambayeho, nari umukobwa wari ufite bene wacu, ufite abana ba mama ngomba kwitaho. Ndibuka igihe ngeze kugira umuyobozi w'umwarabu ufite amafaranga menshi cyane. Hambwiye atumbyere umwana w'umuhungu, nzaguha niyo yabivewe n'indi mitungo myinshi yari afite. Ariko namubwira nti no, genda umurokore, ntabwo ibyo bintu nabishobora, ntabwo nabijyamo, ntacyo byamara ejo hanjye hapfa. Tabwiye se kutanshaka ko nge ntawe umusiramu ngushake, urumva bimeze bite? Ariko ni ukuvuga ngo iyo nza kuba ndeba hafi, mba narakiriye ya mitungo. Uyu munsi yenda ntabwo mba ndi hano hondi, simpamye ko nakabaye ndi hano. Kuko mumaze gukorana ibyo biba bisa naho mugiranye igihango, biba bisa naho mugiranye amasezerano ku mubiri, naho mutayavugana amagambo, naho mutayandika ahantu. Ariko hari amasezerano muba mugiranye, bikakugora cyane kugira ngo icyo gihango uzagisenye, uzagitatire. Rero umwana w'umukobwa we ntabwo rwose igisubizo kiri muri abo bagabo, muri abo bashugadadi, ahubwo igisubizo kiri mu kwitonda, mu kwihangana, mu kumenya ibihe by'uri, mukabyitwararika, ukavuga uti reka ntegereze, ibyiza biri imbere. Waba ukijijwe nicyo kizagufasha cyane, udakijijwe umenye Imana ukayizera, nuko ntacyo uzayiburana. Ntacyo nayiburanye, ntacyo nayishinja. Ibyo byose byo nifuza gukorera mama cyangwa ari umunaba nabigezeho kandi ntiyandaritse. Abantu bose bo twabanye nabahamya, ari hano mu Rwanda, ari mu mahanga, nabigezeho ntiyandaritse, ntawe ntunga urutoki nguriya mukobwa, nguriya mugabo, nguriya mushuga. Umumama rero wubatse nawe twamuvuzeho, nawe birashoboka ngo bwa bukene bwo murimo, ngo bari bwo bugutuma ujya gushaka shugadadi, ari bwo bugutuma ujya gusenya urugo rw'undi, ari rwo rugutuma ureba umusore hari ungana n'umwana wawe umugira umugabo kubera ko afite amafaranga. Umugabo wo ku ruhande nubwo ari umugabo wagushatse. Reka nkubwire nta kintu na kimwe tuzitwaza. Abakijijwe barahari, bo Satani arimo atera iyo myambi kabafata. Ariko mbabwire nta kintu na kimwe tuzitwaza imbere y'Imana. Ubukene ninde se wakennye kurenza Lazaro? Kuki atigeze yiyandarika, kuki atigeze yiba cyangwa agira ibindi ashake n'ibishugama mise ntibahari yeme? Barahari ifaranga ntibahari se? Barahari, turabasuhuje. Thank you. No kuvuga ngo rero ruriya n'urugero rwiza, nta muntu wabaye mukene kurenza Lazaro, ako nta nuwaje kumukire kumureza, nta nuwaje gukira kumureza. Kubera iki? Uko yitwaye. No kuvuga je mba numva muri je nkaho yavuze ati kama mbaye Imana yabyemera itabyemera gende tayari kuyubahisha until. Rero kambabwiye nta kintu na kimwe cyo twashyira hariya ngo tukigira urwitwazo. Wa mugore we usanze umugabo uramuzi neza, usanze ari we cyangwa unanamusanze ariko muyafite, bibaye ngombwa ejo arashira. Iyaguhaye yandi ya mbere wasanze, kuki utumva ko ariyo neje ishobora kugaruka ikaguha yandi ndetse arenze nayo? Iyakugiriye neza icyo gihe niba warayasanze, igatuma utarara ubusa, igatuma utitwa izina ribi, igatuma udasa nabi, kuki utumva ko ariyo y'Imana ishobora kukugoboka muri ibi bihe? Ese ubundi twakwisobanukirwa tugasobanukirwa n'ibihe? Umubwiriza bivuga wagira ngo yabwiraga nde? Ntabwo ari we wibwiraga, yarambwiraga, yarakubwiraga. Ni igihe cy'umuntu cyaba arimo. Ikibazo si igihe urimo, ikibazo ni uburyo ukitwayemo. Niba mubuze amafaranga, wafashe twa tundi duke twufite twakunyura. Niba hajya guteka umureti ugateka ifi, no, this time byahindutse. Koresha make ufite, ugure bike mu bushobozi bwanyu. Nababwiye ngo ikibiteye byose ni ukutanyurwa, ukicara ureba Jori yatetse iki, umuganwa yatetse iki, ese kwa papa Ganza bariye iki, ese mama Ganza yambaye iki, iriya shati yambaye iguza ngahe? My friend, ntabwo uzi aho uwo muntu yayakuye, ntuzi aho yayakuye. Yenda yakuye muri abo bashugadadi, ariko ntabwo uzi ibyakurikiye uwo mwenda yambaye.
rero reka mbabwire ngo nta rwitwazo dufite whatsoever, nta rwitwazo na rumwe dufite rwatuma twiyandarika, rwatuma twitesha agaciro. Ese wa mama we ko wabyaye, ko ufite umwana cyangwa ejo kuzabyara, wari uzi ko ibyo byose by'ukora ari ibintu bigenda bikajya ku bana bawe? Rero reka ngusabe, menya ngo uri umubyeyi, niba utaranabyara ejo uzabyara, niba warabyaye ni ukuri kose menya ngo uri umwarimu w'abana bawe. Kandi burya ntabwo ntibijya bitinda, ntibijya bitinda kugaragara. Iyo ugira utya n'umwana akabimenya ngo ngo shugadadi witwa Emi, nubwo atamenya ni shugadadi, ariko yashaka bivuga ati Emi yageze hano, Emi akundana na mama, Emi yatuguriye shokora, Emi yatuguriye bombo, Emi n'abaturanyi n'inshuti n'iki ntabwo bijya bibura. Ibyo rero urumva ko bije atari igisubizo cy'ikibazo cyawe, ahubwo bigutesha agaciro. Hari izina wari ufite, hari iryo Imana yakwitaga, hari iryo umuntu yakwitaga. Icyo kintu kije kurihanagura kigaterekaho irindi ryitwa yuko usigaye ufite shugadadi. Rero reka nkubwire ngo yatumye ubana n'uwo mugabo, niba mwana abanye mukennye ukamukundira uko ari, niyo yo kwizerwa, ntabwo izigera igukoza isoni. Ejo bundi izagucira inzira usigara uvuga ibitangaza Imana yagukoreye. Niba waragezeyo muyafite akaza gushira, iyatumye ugerayo muyafite niyo kwizerwa, komeza uyihanga amaso, ntacyo uzayiburana. Niyo mpamvu wa muceri uzajya kuwugura usanga wawuguza ahaciriritse, niyo mpamvu uzajya gushaka iki n'iki usanga kubera ko ni feva y'Imana yagushyizeho, kubera ko izi bihe by'urimo. Imana ibahe umugisha. Abaganzi Imana iguhe umugisha kuri message nziza utambukije, urakoze cyane, by'agaciro gakomeye. Reka tubashimire mwese abadukurikiye hirya no hino, Imana ibahe umugisha, mwakoze cyane. Reka tumusaba dusengere noneho tugane ku musozo. Urakoze cyane, nawe ndasoza mvuga ngo Imana ibahe umugisha bose, inshuti zacu. Ni ukuri Imana twizeye, ntabwo ari Imana, ntabwo igiye yirirwa itetereza. Rero ndabasabye rwose ngo twikomeze ku Mana, ntacyo tuzayiburana. Kadusenge. Data mu izina rya Yesu Kristo, tuguhaye icyubahiro, turakubashye. Uri Imana yacu, uri Imana idukunda, uri Imana ituzi mu mazina, uri Imana, uri Imana, uri Imana, uri Imana. Nta rindi jambo twabona rirenze kukwita Imana kuri Imana. Uhabwe icyubahiro kubw'ineza n'ubuntu bwawe ku buzima bwacu, uhabwe icyubahiro kubw'imirimo ihambaye ukora mu buzima bwacu. Mwami w'abami, iki kiganiro twaganiraga nta kindi cya kigamije uretse kubwira umuntu ngo twizere Imana. Nta kindi kigamije kubwira umukobwa cyangwa umuhungu, umugore cyangwa umugabo, uretse kuvuga ngo tube ku Mana, dutumbere Imana, tuyihanga amaso, tuyikomereho. Mwami nta kindi byavugaga uretse kuvuga ngo tunyurwe n'ibihe Imana yatugeneye kubamo, tubisobanukirwe, tumenye n'uburyo tubyitwaramo. Mwami w'abami, turakuzi nk'Imana ishobora byose. Nta na hamwe tujya tumva ngo ushobora iki ariko kiriya ntugishoboye. Uri Imana ishobora byose. Uri Imana yatumye Sara atwita afite imyaka 99. Uri Imana yatumye abyara. Uri Imana yatumye Hana witwaga ingumba ahindurirwa izina yitwa umubyeyi. Uri Imana, uri Imana, uri Imana ishobora byose tudafite uko twakwatura. Mwami w'abami rero, umwanditsi nababuze uko kwita aravuga ngo uri yaha. Uri Imana ishobora byose, uri Imana y'ibihe byose. Icyo tugusabye Mwami ni imbaraga zo kugira ngo tumenye uko duhagarara mu bihe ducamo. Dushoboze Mwami ko twe turi abana b'abantu, twambaye inyama n'amaraso. Hari ubwo tubona ari ikintu gikomeye cyane, hari ubwo tubona ari umwambi ugoye cyane, turashwe ahantu hakomeye cyane. Ariko uri Imana, iyo twagutumbereye tutajya tuburaho igisubizo. Uri Imana, iyo twagutumbereye tutakuburaho imbaraga. Ambika imbaraga buri muntu wese wacaga muri iki gihe abona ari ikintu gikomeye cyane, ubuhungiro ari kuri shugadadi cyangwa ubuhungiro ari shugamami. Mwami, ganira na wa muntu, gira ijambo umwongorera, yumve yuko ari wowe gisubizo cya byose. Ntawe ugeza kwiringira abakorwe n'isoni, ntawe ugukoreye ngo yikorere amaboko, ntawe ugeza gukorera ngo umwana wasabirize. Rero Mwami w'abantu, ayo magambo reka ajye mu matwi y'abantu, abo bose bari bafite ibihe byo bacamo, babona ko ari ibihe bigoye, nibwo butsinzi bwabo. Habwa icyubahiro muri byose Mwami. Hari ayo twatuye, hari ayo tutatuye, ariko icyo twifuza ni uko hari uwo wagirira neza Mwami, ari umukobwa, umuhungu, ari umugore cyangwa umugabo,
uwo ari we wese wari uri mu gihe cyabona ndetse afashe umwanzuro ujyaho cyangwa wari ubirimo, umwami umuhe gufata umwanzuro wo guhinduka burundu, akwizera gutumbere uri byose muri byose kuba kwiringiye. Icyubahiro n'ikuzo bibe ibya Mwana mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.